ariko ni ibigize ubutabire. Mu gisobanuro kigufi kigenekereje, ubutabire cyangwa se shimi ni ubumenyi bwiga kandi bugahuza byinshi mu bituzengurutse bigaragara n'ibitagaragara, ibifatika n'ibidafatika, maze iryo huzwa ryabyo bikaba ryatanga ikintu cyiza cyangwa se kibi, bikaba byatanga umuti cyangwa se uburozi. Nk'umwuka wa oxygene duhumeka uri mu bigize ubutabire. Iyo uhuje n'undi witwa fer bibyara umugese, oxyde de fer. Cyangwa gufata chlorate de potassium na colle wabihuza na phosphore na colle bigatanga umuriro. Ibi ni ibikomoka ku butabire bikoze ikibiriti n'umwambi. Muri iki kiganiro reka tuvuge ku bikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques zikoze ibintu byose dutunze mu ngo zacu byakorewe mu nganda, ariko by'umwihariko tuvuge ku ngaruka ubuzima bwacu buterwa no kuba uyu munsi hafi buri kintu cyose dukenera cyakorewe mu ruganda kiba gikozwe n'izi produits chimiques cyangwa se ibikomoka ku butabire byinshi by'uburozi ariko butica ako kanya. Ni izihe ngaruka zikomeye ibikomoka ku butabire bikoze imyenda yacu, imodoka zacu, inzu zacu n'ibindi bikoresho bigira ku buzima bwacu? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ntabwo byaba ari igitekerezo cyiza uramutse wemeje ko uyu munsi indwara z'ibyorezo ziyongereye ndetse hakavuka izindi nshya. Ibyo byose bikaba bifitanye isano n'iterambere ndetse n'ubuvumbuzi bw'ikoranabuhanga. Gusa n'uwabyemeza uku nawe yatanga ibisobanuro bifatika ku rwego runaka. Mbere y'intambara ya kabiri y'isi, mu isi yose hakorwaga toni imwe y'ibikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques. Mu 2005 mu isi yose inganda zakoraga toni miliyoni 500 z'ibikomoka ku butabire. Ubwiyongere bw'ibikomoka ku butabire bwatewe n'ubwiyongere bwacu. Inyota yacu yo gutunga byinshi ndetse n'ubuvumbuzi bushya yatumye tumenya ko ibikomoka kuri petrole bishobora kuvamo ibindi bikoresho bitari ibicanwa gusa. Petrole y'umwimerere igicukurwa itaratunganywa n'inganda ibigizwe n'amamiliyari y'ibikomoka ku butabire. Hakoreshejwe ubufindo bw'ubushakashatsi, iyi petrole y'umwimerere ikimara gucukurwa ihita itandukanywa n'ibikomoka ku butabire biyigize, ariyo mpamvu haboneka petrole, mazut, essence, benzine. Ubundi bikomoka ku butabire bisigaye bigakorwamo hafi buri gikoresho dufite gikozwe muri plastike cyose: ibitambaro, uburoso bw'amenyo, amapine y'ibinyabiziga, imiti yica udukoko, amavuta twisiga ndetse n'ibindi byinshi byoroheje ubuzima bwacu muri iki kinyejana. Uyu munsi ku isoko hari ibikomoka ku butabire biri hagati y'80 na 85. Hafi 7,000 muri byo bigurishwa ku rugero rwo hejuru. Ibyinshi muri byo ntabwo byigeze bipimwa ngo harebwe niba ari uburozi ku mubiri w'umuntu. Ushobora guhita umbwira uti none se ibyo bitwaye iki niba bitatwica ahubwo bikadufasha kubaho ubuzima bworoshye? Ikibazo gihari ni uko ibyo bikomoka ku butabire byinjira mu mibiri yacu. Le problème, c'est qu'elle pénètre dans nos corps. Yitwa Madame Shana Swan, yigisha muri kaminuza ya Rochester muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu we ni Jerome Hindel, akorera ikigo cy'ubumenyi ku buzima bw'ibidukikije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko hari igihe tuzagira ibikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques zirenga 200 mu maraso yacu. Ntabwo bivuze ko izo produits chimiques zose dufite mu maraso ari uburozi, ariko nta n'imwe muri izo yakabaye turi mu maraso. None zituruka he? Zituruka mu mwuka duhumeka wabanje kunyura muri moteri z'ibinyabiziga, mu byo turya byashyizwe ku masahani ya plastike akozwe mu bikomoka ku butabire by'uburozi, mu byo turya byatewemo uburozi bwica ibindi binyabuzima ariko twebwe ntibutwice. Nibyo buri umwe muri twe bamupimye amaraso cyangwa se inkari bamusangamo produits chimiques cyangwa se ibikomoka ku butabire bibarirwa mu magana. Niyo wapima umwana utaravuka wabimusangamo. Ibikomoka ku butabire byamaze kwinjira mu buzima bwacu ku rwego dusa naho tubusangiye. Aho biri hose ntibigaragara, mu byo kurya, mu bikoresho no mu mubiri wacu. Byose bituruka ku buzima bwiza twivumburiye. Ingaruka z'ubu buzima bwiza zitembera mu mubiri wacu zifite amazina tutazi yahimbwe n'abahanga n'abavumbuzi.
twese mu mitsi yacu kano kanya harimo haratemberamo amaraso arimo uburozi bwitwa dichlorodiphényl trichloroethane cyangwa se DDT, hari n'abayita DDT, atrazine, phtalate, bisphénol A, parabène, diphénylether polybromé, acide sulfonique de perfluorooctane. Umuntu wese wigeze kunywera kuri tetine akiri umwana, akagenda mu modoka, akarya ibyo kurya bifumbije ifumbire yo mu nganda, akicara muri salo irimo intebe zifunikishije kwire, akambara amadarubindi y'izuba, akarya umugati wavuye mu isashe, mu maraso ye harimo bimwe muri ibi binyabutabire. Bitwica mu buryo bw'ibanga buhoro buhoro ku buryo atari kenshi uzabona ingaruka zabyo. Madame Shana Swan. With the infatuation with urukundo n'inyota tugirira ibigezweho nirwo rwatumye imibereho yacu yinjiramo ibikomoka ku butabire bingana uko. Ndamutse nkubajije niba unywa itabi cyangwa niba unywa inzoga, nahita amenya ubwoko bw'uburozi buri mu mubiri wawe, ariko ndamutse nkubajije niba ujya winjiza mu mubiri wawe phtalate cyangwa bisphénol A, ntushobora no kumenya ibyo bintu ibyo ari byo. Si je vous demande si vous prenez des phthalates ou du bisphénol A, comment pourriez-vous le savoir? How would you know that? Benshi tuzi ko mu itabi harimo monoxide de carbone, ammoniaque ndetse na arsenic, byose by'uburozi, ariko ntabwo benshi tuzi ko mu isahani ya plastike cyangwa se mu isashi ya plastike harimo bisphénol A ndetse na phtalate, nabyo by'uburozi nubwo butari ku rwego rumwe n'ubw'itabi. Muri make tuba mu isi y'ubutabire. Ibikomoka ku butabire bidufitiye akamaro, gusa igiciro cyo kwishyura ako kamaro ni uko tubana nabyo kandi bizirana n'imibiri yacu. Uburyo bukenewe bwo kubana nabyo ni ukugereranya umumaro wabyo n'ingaruka biteza ubuzima bwacu. Buri munsi imibiri yacu yinjirwamo n'ibikomoka ku butabire biva mu bikoresho bikozwe n'ibyo binyabutabire. Bimwe muri byo bifite imyitwarire n'imikorere yihariye irimo no kwangiza imikorere y'umubiri wacu mu kuvubura imisemburo itubeshaho. Niba hari amavuta abantu bisiga akabahindura inzobe bari ibikara, ubwo nuko ayo mavuta aba agizwe n'ibikomoka ku butabire bisenya imwe mu mikorere karemano y'umubiri. Umusemburo utugira abirabura ugahagarara kuvubuka. Hari ibikomoka ku butabire cyangwa se produits chimiques zikoze bimwe mu bikoresho dukenera buri munsi, zijya mu mubiri wacu zigahagarika ivurwa ry'imwe mu misemburo cyangwa se zikayigana, zigashuka umubiri wawe ugahindura imyitwarire. Ibi bikomoka ku butabire bikora ibi byitwa perturbateur endocrinien. Ubusanzwe imisemburo ni nk'intumwa hagati y'ibice by'umubiri wawe. Umusemburo umenyesha igice kimwe ko kigenzi cyacyo gikeneye serivisi runaka kandi ko ari igihe cyiza cyo kwitanga. Iyo umwana w'umusore agize imyaka 17 y'amavuko, hari imisemburo ijya kubwira uruhu ko rugomba kumeraho ubwoya bwinshi atahoranye. Hari produits chimiques cyangwa se ibikomoka ku butabire rero bishobora kujya mu mubiri bigafunga inzira ya wa musemburo cyangwa se bikawigana, bigakora ibyo wagakozeho ntuvubuke. Imisemburo kamere y'umuntu ivurwa n'urwungano rwitwa système endocrinien. Ni ukuvuga igice cyitwa hypothalamus, epiphyse na hypophyse mu bwonko, hakaba icyitwa thyroïde na thymus birahagana mu muhogo, impyiko, impindura, udusabo tw'intanga. Ibi bice by'umubiri byose bivura imisemburo mu gihe runaka, imisemburo ibeshaho umubiri wacu. Dufashe urugero rw'umusemburo witwa adrenaline. Ni umusemburo ukora akazi ko kugenzura no gupima stress cyangwa se umunaniro w'ubwonko cyangwa n'undi munaniro w'umubiri. Ni umusemburo wo kwihangana, kwihagararaho cyangwa se akanyabugabo. Iyo ukoze akazi kenshi wakoresha ubwonko cyangwa se ibindi bice by'umubiri, adrenaline ivurwa n'impyiko, waba warunaniwe ukiyongeramo akabaraga n'icyizere cyo kuza gusoza uwo murimo. Iyo ikintu kigukanze maze ukihagararaho ugashaka kukirwanya, biba bitewe n'uwo musemburo ugushyiramo akanyabugabo ko kwihagararaho. Ikintu cyose rero gishobora gutuma uyu musemburo utavuburwa bihita bigira ingaruka z'ako kanya mu mubiri. Abantu bagira adrenaline nkeya bagira igisa n'ubunebwe, ntabwo bagira akanyabugabo. Iyo ananiwe biba birangiye. Kenshi agira ibimenyetso by'umuntu ufite isukari nke mu mubiri, ndetse rimwe na rimwe arananirwa akikubita hasi agasa n'uheza umwuka. Hari produits chimiques cyangwa se ibikomoka ku butabire biba muri bimwe mu bikoresho twifashisha buri munsi bihagarika ivurwa rya adrenaline. Andreas Kottenkap ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe kwiga ku bikomoka ku butabire bishobora kuba uburozi. Ni muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza. Hormones are
often highly potent, so imisemburo ifite ingufu zikomeye ku mikorere y'umubiri wacu. Ibimenyetso n'ubutumwa itanga biba bikwiye kwitabwaho mu bwitonzi bwinshi. Imikorere y'imisemburo wayigereranya n'uko umuntu yakwasa urumuri undi agahita aza akaruzimya. Uko kwaka no kuzima rero biba bigomba gukurikiranwa cyane. Produits chimiques ziza zikavangira iyo mikorere ziba zishobora guteza ingaruka zikomeye ku buzima bwacu. de graves effets secondaires sur notre santé. Mu gihe cy'ubugimbi udusabo tw'intanga tw'abana b'abasore tuvugura umusemburo witwa testosterone. Ni umusemburo w'ubugabo utuma baniga ijwi, bakaba banini mu bitugu, bakamera ubwanwa, mbese bagatangira kwiyumva nk'abagabo. Ni umusemburo uvuburwa mu ngano no mu gihe cya nyacyo. Ntabwo ugomba kuba mwinshi cyangwa se muke, ntugomba kuza mbere cyangwa se nyuma y'igihe. Igihe uyu musemburo ubaye mwinshi kurenza ukenewe, umwana w'umusore atangira kumera ubwoya bwinshi ku mubiri wose kurenza uburi ngombwa, akagira udusabo tw'intangangabo duto, akabaho nk'umunyamahane, anahorana umunabi ndetse no gushotorana. Ntaba agishobora kugenzura ubushake bwe bwo gukora akazi ako ari ko kose. Ku bakobwa iyo bagize testosterone nyinshi bahita batangira kugira imyitwarire y'abagabo, bamera ubwoya bwinshi kandi hose, bakaniga ijwi, bagatangira kujya batakaza imisatsi kandi basinzira bakagona cyane. Hari produit chimique cyangwa se ikinyabutabire cyitwa phthalate, kiba mu bikoze plastike, gishobora kubuza kuza cyangwa se kongera ingano ya testosterone. Twese mu maraso yacu hamaze kugeramo phthalate, igikomoka ku butabire gifunga cyangwa kikongera imisemburo, perturbateur endocrinien. Phthalate yinjira mu mubiri igafunga umusemburo, igakora akazi wakoraga cyangwa se ikawufasha kuvubuka ari mwinshi kurusha uwari ukenewe. Madame Anna Soto yigisha muri kaminuza ya Tufts ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikintu kitagenda neza mu mitekerereze yacu twebwe abantu. Iyo tutabona ikintu duhita dutekereza ko kitabaho. Iyo batubwiye ko produit chimique cyangwa se igikomoka ku butabire runaka gishobora kuvamo plastike, duhita tuyigikoramo. Iyo batubwiye ko produit chimique runaka yica udukoko, duhita tuyikoresha nta kibazo. Buri gihe iyo dukoze igikomoka ku butabire tukigerageza ku bintu tuzi, ntabwo tukigerageza ku bintu tutazi. Buri gihe iyo ubushakashatsi bw'ibigo birwanya ibyorezo bugaragaje ko indwara runaka iterwa n'uko abantu bahumetse cyangwa se binjiwemo n'umwuka urimo ibikomoka ku butabire by'uburozi, nuko baba bapimye abantu bahumetse uwo mwuka wanduye, bagapima n'abatarawuhumetse, noneho bakagereranya ibisubizo byabo bose. Ni ukuvuga bakagereranya ibizamini bakoreye ku bantu batera umuti mu myaka ndetse n'ibyakorewe ku bantu badahinga. Gusa iyo bavuga ibikomoka ku butabire biri muri plastike, ubisanga mu maraso y'abantu bose, kuko hafi abatuye isi bose bahuye na plastike. Aha nta mahirwe aba agihari yo kugereranya ibisubizo by'abantu batandukanye, kuko utarahuye na plastike ntabwo wapfa kumubona. It's this rapid adaptability, together with the attractiveness, usefulness, and low cost of the plastic itself, that has made this ubutumwa bwose bwamamazaga plastike bwatangiye mu myaka ya za 80, kenshi bwari bwiganjemo ukuri, kuko plastike yafashije cyane abatuye isi. N'ubu kandi niko bikimeze, ikora ibintu byinshi ntaho utayisanga kandi irahendutse. Plastike iri ahantu hose mu buzima bwacu. Plastike zakozwe mu myaka 10 ishize ziruta izakozwe mu kinyejana cya 20 cyose. Nari mvuze ko plastike iri mu buzima bwacu bwose, ariko no mu maraso yacu yamaze kugeramo. Kimwe mu binyabutabire bikoze plastike ni bisphenol A. Bisphenol A yamenyekanye cyane mu myaka ya za 80, ubwo byavugwaga ko iri mu bikoze tetine, turiya tuntu two kuri biberon impinja zinyweraho. Ni ukuvuga abenshi mu batuye isi batangira kwinjiza mu mibiri yabo bisphenol A bataranamara ukwezi bavutse, bayonka muri tetine. Bisphenol A ni ikinyabutabire kijya mu mubiri kikigana oestrogene. Oestrogene ni ikinyuranyo cya testosterone ku bagabo. Ni umusemburo uvurwa n'udusabo tw'intanga ku bakobwa b'abangavu, ukaba umusemburo utuma batangira kuzana ibimenyetso byo kuba inkumi. Uyu bisphenol A irawigana cyane, igatuma uvubuka mu gihe kitari cyo. Umwana w'umukobwa akaba yatangira kugaragara nk'inkumi ku myaka 8 y'amavuko. Ubushakashatsi bw'ikigo gishinzwe kugenzura no kurwanya ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Centers for Disease Control and Prevention bwagaragaje ko 92% by'inkari zapimwe zihuye n'abaturage b'abanyamerika basanzwe zarimo bisphenol A. Bis
bisphenol A yifashishwa mu gukora ibyitwa polycarbonate ndetse n'ibyitwa resine epoxy. Resine epoxy nayo bayikoramo ibyitwa circuit imprimé cyangwa se bya bitanda biba biri mu maradiyo biriho udusudire twinshi, uhambuye radiyo yawe wahita ukibona. Resine epoxy ikavamo kandi ibikoresho byo mu gikoni bya plastike, prise, amatapi yo mu nzu ya plastike, amafrigo, amamikroonde, imashini zimesa, izikora imitobe, ibyuma byoza amatapi, ibyoza amasahani, ibijerekani by'amazi, kole, amasasha abikwamo ibyo kurya, ibikoresho byo mu modoka, ibikoresho byose bikoze muri plastike, ibyuma byumutse imisatsi, amadarubindi y'izuba, ingofero za sport, ibikoresho bya sport nka racket, appareil photo, amadarubindi asanzwe, DVD, gourde, ipasi, televiziyo, radio, mudasobwa n'ibindi byadusaba kwibiza umunsi tubivuga. Mu bihugu biteye imbere bimwe na bimwe, bisphenol A yamaze guhagarikwa gukoreshwa muri bibro z'abana cyangwa se twa dukomba abana banyweramo basa n'abonka. Bitewe n'uko buri wese ahura buri munsi n'iyi produit chimique cyangwa se iki gikomoka ku butabire, biragoye ko mu gushaka ingaruka zacyo abashakashatsi bakorera ubushakashatsi bwabo ku bantu, kuko amaraso yacu kuri iyi ngingo arasa twese twifitemo iyi bisphenol A. Niyo mpamvu bahisemo gukorera ubushakashatsi ku mbeba. Bafashe imbeba zihaka zifite utwana mu nda bazishyira hafi y'ahantu zihura kenshi na bisphenol A. Nyuma y'igihe utwo twana tw'imbeba twavukanye ibibazo by'imyitwarire, tugakubagana kurusha ibisanzwe. Tumaze gukura turabyibuha cyane kandi dufatwa na kanseri yo mu mabere ndetse no mu dusabo tw'intanga. Ibi ntabwo bivuze ko abantu twese dufite bisphenol A mu maraso tuzarwara kanseri, ariko bitewe n'ingano y'iyi bisphenol A mu maraso hari bamwe bamaze kurwara iyi kanseri. Madame Soto: mu myaka ya za 50 umugore umwe muri 22 niwe wari ufite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Uyu munsi umugore umwe muri 7 niwe ufite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Ibyago byikubye inshuro 3 kandi ntabwo ari imibiri yacu yahindutse ngo itakaze ubudahangarwa, kuko imyaka 60 ni mike kuko umubiri wahinduka. Ibyo byose byatewe n'uburozi tubamo. Naho muri Denmark kuva mu 1943 ubwo batangiraga kubarura abantu barwaye kanseri, ingano y'abagabo barwaye kanseri y'udusabo tw'intanga yiyongereyeho 400%. Nibyo wumvise neza, 400%. Ni inyongera ifite ubwinshi bukabije mu gihe kitarenze imyaka 60. Ikigo cy'ubuvuzi muri Denmark kivuga ko benshi mu bafite iyi kanseri yabafashe bataranavuka, ariko ikaza kugaragara barabaye abagabo. Mu gihe umubiri wacu uba ugikura ndetse bimwe mu bice byawo byirema, nibwo uba ufite ibyago byinshi byo kugirwaho ingaruka n'ibihumanya bidukikije. Hari ibituzengurutse bihumanya bitagira icyo bidutwara, ariko bikaba byakwangiza uruhinja. Niyo mpamvu bakoreye ubushakashatsi ku mbeba zitaravuka bazishyiramo ibikomoka ku butabire bishobora gutera indwara, ariko zigaragaza ibimenyetso byo kurwara zaramaze gukura. Birashoboka ko hari indwara turwaye uyu munsi twanduye tukivuka cyangwa se tutaranavuka. Bwana Gerolo Hendel akorera ikigo cy'ubumenyi ku buzima bw'ibidukikije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikomoka ku butabire byinjiye mu mubiri w'umwana ugitangira gukura bimumaramo igihe gito bigahita bigenda, ariko bikazamutera indwara kera yaramaze kuba mukuru. Ibyo byitwa origine developmentale de maladie. Dutekereza ko isoko y'indwara hafi ya zose ziba ku isi iba iri mu gihe umuntu yari agitangira gukura. Bigomba kuba ariyo mpamvu bakingira abantu bakiri abana. Ingaruka z'ibikomoka ku butabire ku mubiri wacu zirutana bitewe n'igihe ibyo bikomoka ku butabire byawinjiriyemo, ingano yabyo ndetse n'umuntu byinjiyemo uwo ari we. Ibikomoka ku butabire by'ibinyabyaha bikekwaho guteza indwara nk'izi mu gihe umwana akiri mu nda, ariko zikazagaragara yaravutse yaranabaye mukuru, birimo imiti yifashishwa n'abahinzi mu kwica udukoko. Harimo imwe igera mu mubiri ikigana umusemburo wa oestrogene. Ikindi gikekwa ni bimwe mu bikomoka mu butabire bikoze amasashe, mwene aya ngaya atagikoreshwa mu Rwanda. Ariya masashe arimo produit chimique cyangwa se igikomoka ku butabire cyitwa phtalate. Twakivuzeho. Phtalate ishinjwa guhagarika ivugurwa rya testosterone ku ngimbi. Phtalate twese tubana nayo, tuyifite mu maplastike ya PVC nk'ariya tuzanira amazi, mu marido yo mu bwogero, mu myambaro ya plastike nk'ayandi itinjirwamo n'amazi, mu matapi yo mu nzu, mu mipira yo gukina, mu masashe yo gupfunyikamo, mu bikoresho byo ku ishuri, mu mibavu, muri bya bishushanyo by'amarangi biba ku myenda yacu,
mu marangi yo ku nzara, mu mashampoing abantu boga mu mutwe, mu miti tunywa, mu byitwa gel n'amaprerasage, mu maga ya plastique, mu bikinisho by'abana, ibikoresho byo kwa muganga, kambambi twambara, bote, basket, insinga z'amashanyarazi, imiti yica udukoko. Hafi buri kintu cyose ushobora gukoraho iwawe mu rugo gifite aho gihuriye na plastique kirimo phthalate. Mu nda y'umubyeyi umaze gusama inda, iyo umwana agitangira kwirema nta gitsina aba afite, aba atari umukobwa cyangwa se umuhungu. Hanyuma akagenda akura, ariko uko akura akagenda yerekeza ku kuba umukobwa. Ni ukuvuga ko umwana wese aba ari umukobwa mu buryo karemano, féminin par défaut. Buri mwana wese urimo kwirema aba afite amahirwe menshi yo kuba umukobwa, kubera ko iyo umubyeyi utwite atavubuye testosterone, wa mwana akomeza kuba umukobwa. Iyo umubyeyi yavubuye testosterone mu gihe cya nyacyo umubiri wapanze, umwana ahita atangira kumera igitsina cy'umugabo. Muri make, ingano ya testosterone umubyeyi avubura atwite ndetse n'igihe ivuburirwa n'igena intambwe zose zerekeza ku kubyara umuhungu cyangwa umukobwa. Iyo testosterone itavubuwe cyangwa se ikavuburwa mu gihe kitari cyo, cyangwa se ikavuburwa idahagije, bigira ingaruka ku gitsina cy'umwana uzavuka. Ashobora kuvuka ari umuhungu, ariko wajya umwitegereza ukanareba imyitwarire ye ukabona si umuhungu neza, cyangwa se akavuka ari umukobwa ariko atari umukobwa neza. Ibi ni byo phthalate ishobora gukora igihe cyose yagira ibyo yangiza mu kuvura umusemburo. Madame Shanna Swan wigisha muri kaminuza ya Rochester muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azi izindi ngaruka zishobora guterwa n'ibikomoka ku butabire bya phthalate ku mikurire n'imiterere y'umwana winjiwemo na phthalate ataravuka. Il existe un marqueur très important. Hari ikimenyetso gikomeye kigaragaza ingaruka z'izi produits chimiques nk'uko byemezwa n'abashakashatsi mu by'ubutabire. Ni ikimenyetso kigaragara cyane ku nyamaswa z'interesi. Icyo kimenyetso cyitwa la distance anogénitale. Ni intera iri hagati y'ikibuno n'imyanya y'imyororokere. Iyi ntera ni ndende inshuro ebyiri ku ngabo kurusha ingore, ariko iyo nyina yinjiwemo na phthalate mu mubiri wayo igihe yakaga, iyo ntera ya anogénitale y'utwana izabyara tw'igitsina gabo ihita igabanuka. Uko ingano ya phthalate iba ari nini, niko intera ya anogénitale igabanuka kugera ku rwego yenda kungana n'ingore. N'ubu turakibaza niba ibyo bishobora kubaho ku muntu. Nous nous sommes demandé si cela pouvait arriver chez l'homme. Ku bantu, ubwoko bwa phthalate yiswe iya kabiri, phthalate 2, nibwo butera mwene izi ngaruka ku bana b'abahungu babyawe n'ababyeyi bahuye na phthalate babatwite. Undi muryango w'ibikomoka ku butabire byangiza urujyano rw'imisemburo, wo unakekwaho guteza ibibazo mu bwonko nk'ibyitwa dyslexie, aribwo bushobozi buke mu kwiga, aho umwana ananirwa gufata mu mutwe no gusoma. Ni ikinyabutabire cyitwa diphenyl ether polybromé cyangwa se PBDE. Ubusanzwe PBDE ni igikomoka ku butabire kibuza umuriro kugurumana. Mu rwego rwo kurwanya inkongi, kuva mu myaka ya za 60, PBDE ikoreshwa mu bikoresho byinshi byo mu nzu nk'intebe ndetse n'ibindi bya plastike nk'imashini zimesa, amatapi n'amamokete, cuisinière, frigo, grille-pain, ipasi, micro-ondes, matelas, imisego, amahema, impombo, amarangi, ibitambaro byo mu mazu, amarido, intebe zo mu biro, fax, mudasobwa, imprimante, amambalage y'ibi byose, ampoule, prise, insinga, amabuye ya radio, ibikoresho byo mu mamodoka, ventilateur, telefone, televiseur, telecommande, lecteur DVD n'ibindi n'ibindi. Byinshi muri ibi iyo bitwitse birashya, ariko ntabwo umuriro udafite ingufu nyinshi ugitwika ngo gikongoke nk'ikijerekani. Birimo diphenyl ether polybromé, PBDE. Benshi muri twe dufite PBDE mu maraso, ariko igitangaje nuko abakora ubu bushakashatsi bavuga ko inyinshi tuyikura mu mukungugu. Umukungugu wo mu mazu, mu biro no mu mamodoka. Iyo utekereje umukungugu, wibaza uburyo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kugerwamo n'umukungugu. Abana bato bahora barya intoki kandi bagendesha amaguru n'amaboko, kuri bo birumvikana. Ariko natwe abakuru, tubizi cyangwa se tutabizi, intoki zacu zijya zisanga mu kanwa kacu. Iyi PBDE igihe cyose ibaye nyinshi mu maraso iteza ibibazo mu gufata mu mutwe, kwibuka no gusoma. Ukaba wari ufite ubwonko buzima, ariko ubushobozi bwabwo bukagenda buyoyoka, ugakeka ko ari ukugenda ukura kandi ahubwo ni uburwayi.
hari abashakashatsi bavuga ko bizafata imyaka myinshi kugira ngo ububi bw'ibi bikomoka ku butabire bwemezwe bidasubirwaho hanabone gufatwa ingamba runaka. uyu munsi ibihugu byinshi bikize byibasiwe bikomeye n'indwara y'umubyibuho ukabije. mu 2015 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryabaraga abantu miliyari 2 na miliyoni 200 bafite umubyibuho ukabije mu isi yose. Aba ni 30% byacu twese abatuye isi. mu buryo bw'ibanze umubyibuho ukabije uterwa n'isano iba hagati y'ibyo urya ndetse n'ibikorwa ngororamubiri ukoresha umubiri wawe. ariko Gerolo Hendel atekereza ko hari indi mpamvu ishobora gutera ubu burwayi. kunanuka ni ibintu bikomeye cyane. 95% by'abantu bagira amahirwe yo gutakaza ibiro barongera bakabyibuha mu mwaka ukurikiyeho. ibyo bishatse kuvuga ikintu gikomeye cy'uko mu mubiri wacu hashobora kuba hari ikintu kiwukoresha uko kibishaka. niba icyo kintu gihari gishobora kuba cyarinjiye mu mubiri mu bihe wari urimo ukura. imikorere y'umubiri wacu yose igengwa n'imisemburo iwubwira ingano y'utunyangingo tw'ibinure ugomba gukora ndetse n'igihe igomba kudukorera. iyo igikomoka ku butabire cyinjiye muri iyo mikorere kigateza ivuburwa ry'uwo musemburo mu gihe kitari cyo, umubiri uhita ukora utunyangingo tw'ibinure twinshi. ni ukuvuga ko hari abantu barwara indwara z'umubyibuho ukabije bitewe n'uko hari produit chimique cyangwa se ibikomoka ku butabire byinjiye mu mubiri wabo bakiri abana, noneho yamara gukura bikajya bivubura imisemburo ituma umubiri ukora ibinure byinshi ku buryo umuntu abyibuha by'iteka ryose icyo yakora cyose. ibi bikomoka ku butabire aho bigirira ingaruka nyinshi ku mubiri wacu ni mu kuba tubihoramo buri munsi kandi bikaba ari iby'ubwoko butandukanye. ngewe nawe buri munsi tuba tuzengurutswe duhumeka kandi dukora ku magana y'ibikomoka ku butabire. bimwe bikorana hagati yabyo, ibindi bigakora byonyine, ibindi bigasenyana hagati yabyo. abashakashatsi mu byitwa toxicology cyangwa se ubumenyi bw'ububi bw'ibikomoka ku butabire bavuga ko kuba tugeze ahangaha ari uko twaretse inganda zikadukorera ibitworohereza ubuzima hatapimwe mu buryo bwimbitse ububi bw'uburozi bukoreshwa ibyo bitworohereza imibereho. ikibazo ni uko ibyo bitworohereza imibereho cyangwa se ibyakorewe mu nganda tutareka kubikoresha kuko turabikeneye ndetse hari n'ibidutunze. gusa aba bashakashatsi bavuga ko hari imyitwarire nibura buri wese akwiye kugira. What I do, ce que je fais et ce que je recommande aussi. inama nagira abantu ni ukugabanya kurya ibiryo byahindura umwimerere n'inganda. yego iki nacyo si ubwirinzi bwinshi kuko no kwiteka imboga waguze ku isoko ntibibuza izo mboga kubamo futalate yavuye mu miti yica udukoko, ariko nibura uba ugabanyije ingano y'ingaruka. ikindi ni ukwirinda kujyana iwawe ibintu udakeneye cyane. mu by'ukuri ukeneye ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga n'ayo maplastike yose. kubera icyo utagura ibikinisho bikozwe mu biti aho kugura ibya plastike? Pourquoi ne pas acheter un jouet en bois plutôt qu'un jouet en plastique? dushimishwa cyane no kuba buri gihe mudasiba kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi byose bya Radio Rwanda. ikiganiro wari uzi ko mugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru 2:00 za mu gitondo no kuwa gatandatu 7:30 z'amanywa. nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.